umva umbwire mama Murego ndamukunda n'umutima wanjye wose ariko umuntu ugukunda by'ukuri agukunda ukuri agakunda n'ibyo ukora rero uje kumbanga by'ukora byose ngiye mbifata nk'akazi gasanzwe kandi rwose ndatangariza ababyeyi bashumba baje turabubaha filime ni akazi umwana mba yifitemo impano mumureke agakure mureke kumwigisha ko ari icyaha ntabwo ari icyaha gukina filime zo kugusaba ukabima ariko ikintu cyangwa bibaye ngombwa ukabaha oya bajye babima abo babahaye barabasuzugura iyo uhaye umugabo aragusuzugura cyangwa iyo uhaye umuntu mukorana aragusuzugura baragusuzugura nshuti yanjye nanjye rwose mubime bapfe nibapfa rero muzashakwa n'abandi bazigendere undi cyawe naho kijya reka nangire mbaye ikaze iyi ni Iris TV uyu munsi turi mu kiganiro reka nangire mu ikaze abantu batandukanye bari mu bice bitandukanye by'isi yaba abantu bari i Burayi n'ahandi hantu hatandukanye cyane cyane n'abantu bari mu Rwanda uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza yicaye imbere ya kamera za Iris TV reka tutangire tumuha ikaze bakoze cyane uratangira wibwira abantu baba bakubonye ari ubwa mbere ukababwira amazina yawe n'ibindi wakwifuza ko bamenya ku buzima bwawe urakoze banje kubashimira kubwo kuntumira kuri Iris TV amazina yanjye nitwa Umuhire Grace cyangwa nowera muri filime ruhererekane ariyo serie yitwa Maid. Hanyuma rero uyu munsi nk'uko mubyumvishe n'umukinnyi wa filime tubazaniye uraza kutuganiza ku rugendo rwa filime uko wenda turaza guca nyuma gatoya ku buzima bwawe mbere y'uko utangira gukina filime uratuganizaho gatoya hanyuma tuze kwinjira kuri main interview tuganira ku buryo ku buzima bwawe cyangwa experience yawe mu bijyanye na filime hano mu Rwanda. Murakoze muri filime ntabwo mazemo imyaka myinshi nshobora kuba mazemo nk'imyaka 2 n'igice cyangwa 3 mbere yaho nabaga mu bindi nakuze nyine nakunda ibintu bya sinema nakundaga football cyane abantu twiyagiye primaire bo barabizi nakiniye n'ikigo ya umupira w'amaguru muri equipe y'abakobwa nyuma nza kubivamo ngeze secondaire ntangira gukunda ibintu byo gusenga ariko sometimes muri korali naririmbagamo hagiye bankinishaga nk'uduteatre nyine bya n'ibisanzwe by'abaririmbye kuri Noheli cyangwa abari n'indirimbo bakeneye ko nkinamo nkakina ubwo nyine njya rutinyutse ari barimo kuba bambwira kora iki kintu ukagikora narakomeje ndangiza secondaire ako sinigeze mbyitaho ngo nakina filime nagira ute wape byari iby'ubwana confidence gusa mbere yaho ndangije secondaire hari umuntu wasohoye indirimbo arambwira ngo nkinemo ndabasa ubwo nabishobora ngo wabishobora njyamo gutyo yitwa Eric nimba kirimba simbizi no gospel kuko nakuriye indirimbo mu rusengero mufasha gutyo ubwo birumvikana ko impano yo kwakitinga isa nkaho yatangiye ukiri muto hari abantu bagiye bakubwira ko iyo mpano ifite abantu babimbwiraga ko naririmbaga nari mfite impano yo kuririmba bumva niyo nabaga ndimo nkafasha abahanzi bagiye batandukanye baje nko kuri church nkababekingira binsabye ariko mu bitekerezo byanjye sinatekerezaga ko nakina filime tu ubu rero uhereye mu makorali birangiye uri mu mafilime byatewe n'iki kubera icyo utakomeje kuririmba ugahitamo cyangwa se uracyanaririmba buriya mu buzima busanzwe
ndaririmba rimwe na rimwe iyo muye n'abantu b'inshuti zanjye ndabaririmba turaririmbana ariko biri aho bitaba ngo ndacyarimo cyane nka mbere igitekerezo cyo gukina filime byatangiye mu mpera za 2019 yenda kurangira igeze hagati ariko ukuntu nagiyemo ni tuwa kampani nagiye gukoramo ari marketing manager wayo ni ibintu by'ubukerarugendo ibintu nkunda ariko ahantu twakoreraga habagamo n'abandi bantu bigisha ibintu by'amafilme muri pose twaba twicaye bitewe n'ukuntu twagane twagize ute mushiti wanjye wakoraga muri Twasuye akajya ambwira ngo kandi bashobora gukina filime data wapi ngewe ibintu by'amafilme sinabijyamo just ngewe nari nkifite ikintu cyo gutinya ari ukuntu abakristo twakuze batubwira ko gukina nda filime ari icyaha nkumva nye nditinya ntabwo cya kintu sinagikora uko bagiye babibasobanura mwumvaga ko ari iyo mpamvu bavuga ko umuntu usenga cyangwa umwemera ko adashobora gukina filime bababwira ko ari iyo impamvu mbi ifatika ivuga ko umuntu usenga atagomba gukina filime byagiye batubwiraga ngo umuntu agiye gukina filime akaba abaye indaya ariko ko umuntu akura urushaho no gusoma ibyanditswe bibiliya ugenda ubona ko bya bintu ari akazi gasanzwe none se nk'ubu nkawe uri umukinnyi wa filime ubonye ikiraka ahantu barakubwiye rero ubu mu byo ugomba gukina harimo gusoma umuhungu wabikora byangora kubera iki imbizi ariko umve ko byabanza kungora kugira ibyo bintu ugiye kubikina ubwo rero bakubwiye ngo bashizeho 10,000 by'amadolari wakwemera bikagenda akuniyosije twaba tuyitambutse okay twinjiye rero harimo ingingo zimwe na zimwe abantu bagenda baganiraho ku bijyanye n'abakinnyi ba filime cyangwa industry ya filime mu Rwanda rimwe na rimwe ukajya kuri Twitter ukumva abana baratwitinga bakavuga ngo usibye ubusambanyi abakinnyi ba filime hari ikindi kintu mubaziho icyo kintu ukivuga wiki gishobora kuba atari wowe cyangwa se bagenzi bawe ubazi ese filime byaba ari inzira ijyanye n'ubusambanyi wowe ku giti cyawe bifata gute oya icyo ndagihakana 100%. Wenda biterwa n'imyitwarire y'umuntu hari ubijyamo wenda agakora ibyo by'ubusambanyi ariko hari n'ujyamo ntabikore ngiye filime nyifata nk'akazi gasanzwe nk'uko wabyuka ukajya muri ofisi wajya gucuruza kwigisha ku ishuri gutanga training ahantu ngiye mfata nk'akazi gasanzwe ko urahembwa rero abavuga yuko ari uburaya sinzi aho babikura bavuga ko ari uburaya n'ubusinzi oya ngo baranywa primus nyinshi cyane iyo nibyo mvuga ngo ni identité y'umuntu sibyo hari umuntu ugera muri ntuze muri societe runaka bitewe n'abantu arimo agahinduka ariko guhinduka ni umuntu ubyihitiramo nibyo aba yahisemo gukora reka dusubire inyuma gatoya uko biri kose ufite inshuti ufite imiryango bakimenya bwa mbere cyangwa bakikurira kuri televiziyo wakinye filime bwa mbere niye feedback baguhaye byari ibirori bampaye kongs baramukuraje komeza nta kindi bambwiye byagenze neza nubwo abahetazi batajya babura ariko batari mu nshuti zanjye kuko inshuti yabo ikwifuriza gutera imbere mu kintu wagiyemo ubwo rero abahetazi bo barambwiraga ngo ugiye mu burayi ubwo uratangiye okay ngiye mfite icyo nshaka kugeraho kandi sibyo binjyanye ntabwo wanezeza abantu bose akenshi mu buzima bw'abantu tujya gukora ikintu wenda hari umuntu tureberaho we ninde waba wararebeyeho mu Rwanda mu bakinnyi ba filime ngira ngo babanje mbere yawe ukavuga ngo uyu muntu atumye numva nanjye nkunze gukina filime rero naba nkubeshye ngiye ngo narebeye kuri runaka ntawe
ukuntu naragiyemo nyine njye mbabwira abantu nyine icyo uzaba cyo nta hantu kijya uburyo nagiyemo nta casting nakoze filime ya mbere nakinnye kuko ntangira natangiye kuri publicité none wandi Santos wamamagaye amwatari publicité ya irwanda.com bagiye gukora waje ukakitingamo tukareba nza gutyo nyine biraho numva nanabineglige ndabikora birarangira kandi projet ifilme yitwa Ndategereje TV series niyo nakinnyemo bwa mbere nitwa ngo nkinnye filme nyine uryo nanayikinnyemo navuga ko ari impanuka nibya nunyerera nyine ukagwamo navuze ngo icyo uzaba cyo ntaho kijya ubwo naragiye ariko impamvu ntabaga motivated cyane nyine kuvuga ngo ngiye mu bya filme narebaga na poste mfite mu kazi ati bazi marketing manager umva muri office hafi aho biki byose ubu bagiye gukina filme nkireba nagiye gukina filme nkabona ntaho byahurira rwose ariko nubwo bagumaga bama motivation abo bwiyo projet yari yakozwe n'ubundi Manzo Mara y'urukundo na director Deus na Isma no Santos iyo filme ni ya Jado Sinzo manzi sinzi mba muzirimba gospel Jado Sinzo ari indirimbo za gospel abantu benshi nye bamuzi kuri indirimbo yitwa Ndategereje ni nayo filme nyine yayitiriye filme ye yakoze yakoze yitwa Ndategereje TV series kuri YouTube iriho ubwo genda gutyo ni inshuti yanjye urumva nawe twari dusanganywe duhuraho mu kazi tugashiringa bikarangira arampamagara akanamamagaye kumufasha ngenda gutya mpageze nsanga umukinnyi yabuze kandi ntibari buhagarike ishoti abandi bakinnyi bose barahari umukinnyi yagize ikibazo nyine arabura ubwo nibwo director Deus yasabwira ubwo ariko Grace tumukinisha ariko impamvu yabivuze yari yabonye ya video nakubwiye wa muhanzi Twasuye aramatinya marashobora gukina ubishatse muri wowe ndati ibintu ntize se ndati ntabwo bigomba kwiga tukukora ikintu ukomeza ugeraho ukakimenya ati hape ntabwo nabikora uburyo rero bamfashemo birasekeje baramamagaye muri chambre nyine abakinnyi bari kwambariramo barabasohora nari mfunze meje barambwiye ngo fungura izo meshe ndazifungura nambaraga rinete z'amaso ambara rinete ndazambara bamikanzu ngo ndambara kuko babimproposa ntabwo nari kubyemera bahita batumva hatagize ikindi tuvugana ugiye gukina nagize ubwoba mwashyize zanjye ari ikintu cyanteye ubwoba n'uwo munsi twari turanadisikita bigeze aho nyine Manzi Kayumba arambwira ati gerageza ukine tiko natwe nta yindi shora dufite bikorera inshuti yawe Jado ntabwo ari buhomba amafaranga atanze ni menshi ntangira gutyo ariko umunsi wa mbere nsoma script byari ibibazo hanyuma rero aho winjiye mu buzima bwa filme uko biri kose ntabwo wigeze wumva wenda igihe sombi z'abantu baba bakina filme ukajyamo ufite ubwoba wowe nkabo cyangwa ntabyo wigeze wumva narabyumvaga nkumva nta bwoba bine bitewe n'uko njye nizi wari ufite icyo washaka biragoye kugutereta ubu umuntu ukina filime cyangwa se umuntu muri mushobora gukina na filime buriya ntabwo bishobora kuzamura kumva mwakundana nk'umuntu ari nk'umugabo wa muri filime nka bya bindi by'abana kwa kundi twakinaga ugasanga turakina iby'abana bikazarangira twarakundanye dutangiye gukura ntabwo byabaho yera hari ukuntu umuntu mushobora gukina bisanzwe nka gutya umuntu dukirana ngiye pe mba numva ari ibisanzwe ni akazi turaza dukina ari umugabo wanjye birangira nta zirimo ni akazi ndimo ubwo zajemo ubwo nyine cyaba ari ikindi kintu cyabaye uvuga ngo Grace rero iyo ari mu kazi ibintu by'urukundo ntabwo biba bihari akazi n'urukundo ntabwo byavamo urabona byavamo ushobora gukora buri munsi byarangira udashatse
ubwo simbizi ntawamenya Hakora ntago ubushake mbihakanye bw'Imana. hari igihe byawe twese simbihakanye turi abantu hajya kwire turuva muri urwo rukundo Okay. ya None se ubu ufite umukunzi kuko Grace ni umukobwa mwiza nk'uko bigaragara kuri kamera abantu muraza kumureba ngira ngo cameraman araza kubafasha mu murebe neza. Ufite umukunzi nta mukunzi ufite? nta mukunzi ngira Kubera iki? aha Ni akazi kenshi? ibyo tubireke ibyo turimo by'abakuzi biri behind y'ibi turimo. Okay. Hanyuma rero umaze kwinjira mu buzima bwa filime ibyo expectingaga mbere yuko winjira muri ubwo buzima bwa filime nibyo wasanzemo cyangwa ari imbogamizi wasanzemo, hari ibyo wasanzemo utatekerezaga ko bibamo, byagenze gute nyuma y'ibitekerezo wari ufite mbere yo gutangira gukina filime n'igihe wari utangiye kuzikina? Ngewe ibyo mvuga ngo ikintu ari impano yawe ntabwo bikugora, n'ibyo wahuramo byose ngewe mbifata nka experience. aho ujya kumva umuntu ngo najya gukina ahantu ngo sinajya gukina ahantu ngo ko nta mafaranga ngo bampaye, ngewe ntabwo nubwo mbifata gutyo, biterwa na filime ngiye gukinamo. hari filime ureba baguhamagayemo ukabanza ukareba neza ahantu nahajya, cyangwa nibisanzwe mu buzima bwa muntu bibaho yo kubanza gutekereza neza ku kintu ugiye gukora. Ariko icyambere mu mwanya ni impano yanjye mfite, naho nshaka kugira challenge zose ngewe muriyemo nazo zifata nka experience, ntabwo nzifata nyine ko ari ikintu kigize kingoye, uko ngewe numva mbikunze hari aho nshaka kugira, ni experience mba ngize. Uvuze ko ufite aho ushaka kugera, wowe nkawe urashaka kugera hehe muri industry ya filime hano mu Rwanda? Urumva ushaka kugera hehe? Nshaka kugera kure navuga just inzozi cyane nkunda kugira kuri ngewe ni ukuba nanjye nagira ubushobozi bwo kuba nafasha abana b'abakobwa kuba nabo bakwinjira muri industry, aho ku buryo bwo kuyinjiramo kubafasha nta kundi. Abakobwa benshi njya mbyumva. Ubu ukundanye n'umusore nk'uyu musore wacu uri kuri kamera bamwita Mutsinzi, murakundanye, arakubwiye rero kugira ngo dushakane ibyo bintu bya filime buriya sinjya mbikunda, ibintu by'umuntu umenyekanye uzwi n'abantu benshi ntabwo mbikunda, ndashaka kubivamo tukubaka, niba unkunda wabigenza gute kandi nawe umukunda? Icyo gihe ukuntu mbifata arashobora kumbleminga, ariko umuntu ugukunda by'ukuri agukunda ukuri agakunda n'ibyo ukora. Rero uje kumbanga ibyo ukora byose ikintu atari kibi. Ubu rero hariyo n'ubushobozi buvuga ngo nubwo yafata amafaranga ubona muri filime akakubwira kora ibi, ariko uve muri filime ntabwo wazivamo, byangora. Ubu rero umugabo ugomba kugushaka, abagabo bari kutureba kuri aradusejeke bagomba kwitegura yuko ukabunshakira umugabo twiteguye gushakana n'umusitari, ntabwo bizakunda ushaka kumukura mu kazi ke ka buri munsi. Icyo gihe ubyaye umwana rero akakubwira ngo arashaka gukina filime, wabyakira gute? Mabyakira neza. Ubu rero reka twinjire mu buzima bwa filime yo mu Rwanda gatoya ducemo naho tukomeza tuganira. Ureba imyaka industry ya filime mu Rwanda maze ubona igeze hehe ugereranyije wenda n'imyaka 2 ishize? Industry mu Rwanda ya filime iri gutera imbere, ntabwo bikimeze nka mbere, kuko ubona ko n'ibintu bagenda bakora bitandukanye cyane n'iby'imyaka bakoraga. Mbere abantu baravuga ngo ntabwo twari filime z'abanyarwanda, ariko ubu ubona amakomenti ni byiza, courage, kandi mbere nta byo bavuga ati ibyo bintu mukora wapi, ariko ujya kumva abantu bari kubyishimira. Nuvuga ngo ni iterambere rimaze gutera imbere, kubera ko n'imikorere uko imyaka ishira imikorere igenda ikura, igenda ihinduka ikaba myiza.
wavuze ko uri umwemeramana ubihuza gute cyangwa se n'ubuhe butumwa waha bari abashumba wenda cyangwa abayobozi b'amatorero babwira abayoboke babo kubabwira ngo umuntu usenga ntabwo ajya muri filime, umuntu ukora ibi ntabwo yakagombye kuririmba, n'ubuhe butumwa wabaha cyangwa se n'ikihe kintu wabwira izo mpande zombi? Ngewe butumwa nabaha, natwe turimo turi abakristo ntabwo turi indaya, tumaze tubyumvikaneho. Hari uri bujaji njya ujya ati ni ukwihagararaho turabazi, ntabwo ariko bimeze. Burya na hahandi wagiye bakeneye za mbuto zawe z'ubukristo, kuko hari benshi bahinduka. Urugero nkanjye kambitange urugero, nzi ko hari abantu benshi ubu turi kumwe bagiye bambwira ko mbabera urugero rwiza. Kubera iki? Bya bindi bavuze nyine, kubera ko wagize akazi kenshi ukabura uwo mukunda. ntabwo ari akazi kenshi. Hari uburyo abantu badasenga akenshi ari ibiganiro baba bafite. Urumva ibiganiro bimeze gute? reka wenda ni urugero, ugasanga abantu ibiganiro baganiriye A Z ni ibiganiro by'urukozasoni by'ibishego. Wowe none wajya kuvuga cya kintu ukavuga mu buryo bwa navuga gutera bw'abantu bafite uburere, moya si uburere. Just hari ukuntu abantu na muntu twese tugana ariko mbwira ngo abantu bakizwa ngo gatera abandi ubwoba. Ndate umuntu gukizwa ntabwo umutera ubwoba, ushiramo akantu kamwe ejo ukazana kandi kandi uzanye karimo ijambo ry'Imana, bo muri bo bamarka yuko utandukanye cyane n'imyumvire yabo. Ibyo reka nsoze mbigusobanurira. Ibyo mvuga ngo filime ku bapasiteri babwira abana ngo ni icyaha, ibyo bintu mujyaho ni ibyaha, ntabwo ari icyaha, ni akazi. Nk'uko umwana wawe ubundi yashatse guhinduka ntiyahindukira no muri minisiteri, muri iyo banki agiye gukoramo, n'ubundi yahura n'ikigare kikamuhindura kandi ibyo bwabura akabukora. Ngiye mbifata nk'akazi gasanzwe, kandi rwose ndatangariza ababyeyi bashumba bacu turabubaha. Filime ni akazi, umwana mba yifitemo impano mumureke agakure, mureke kumwigisha ko ari icyaha. Ntabwo ari icyaha gukina filime. Na hahandi wa mucyo muri kuvuga ngo tumurike, tuzawumurika mu rusengero gusa, na hahandi badasenga barawukeneye ko tubabera umucyo. Tugende dukora akazi kacu, ntidukore ibyo bakora. Wigeze kuvuga ngo watangiye gukina filime ufite ahantu wakoraga uri marketing manager. Ubu se ako kazi waje kugahagarika, waje kugakomeza, hanyuma uraza no kongeraho utubwira niba umuntu ashobora kureka imirimo isanzwe akaba yajya agakora full job mu bijyanye na filime? Se amafaranga mubona arahagije kuba yarangiza needs z'umuntu, cyangwa se kubijyanye n'amafaranga biracyari hasi, ahubwo bikeneye ko umuntu agira undi murimo avanga ariko anakina na filime? Ikibazo mbaje aha ntabwo nkihakora, ko byaje guhagarara. Byaje guhagarara ariko ntibujije yuko ko nabyize muri universite, nabayemo imyaka myinshi. Niyo mbonye abantu njyana mbikora nk'ubugide nkabajyana, nabyo ndabikunda ko narabyize. Kuba ngo full time nyine muri filime nabyo byashoboka bite, ariko na filime uri gukinamo. Fees zawe za university warazitwitse, ntabwo gishaka kuzikoresha? Kandi nkubwiye ko nzikoresha, ndakubwiye ngo mbajyana nk'umugide. Urumva ukabonye umwanya gute wa filime? Rero umwanya ndabona ko abantu badukurikiye rero barabyumva ko Grace kumutereta biragoye kumufatisha. Ubwo part time ari muri filime, ahandi ari mu bijyanye n'imirimo isanzwe. Tugira season yo gukina. Badugera nawe tubati iki gihe muzatangira shooti, muzayisoza igihe kingana gutya. Gukinisha muri filime nizikurikira bafite ibitekerezo byo gukora filime kandi bashaka kwifashisha, ubwo nyine bazacina box banshake. Sasa akazi icyo kiraka kizancaho nanjye y'amayange. Ubwo we bazakwake nimero bangereho. Ubwo urumva na akazi naba nyine gusa akazi najya kubwira ngo mpembwa amafaranga.
kandi ikindi filime itunga abantu. uri nyirayo uri umukinnyi bitandukana gute? Uri umukinnyi ushobora kuba ukishyura inzu ukarya ukishyurira umwana ishuri ari filime gusa. Birashoboka. Kugeze dute ndumva bigoye. Bigoye ariko gute? niba ari aho industry ya filime igeze byaba ari byiza cyane. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo. Experience yawe uko byumvikana yo mu buzima, ubuzima bwahindutseho iki kuva mu buzima bwari busanzwe ubu noneho no kuba wenda icyo umuntu ashobora kwita public figure mu ndimi z'amahanga. Buriya public figure bari icyamamarira. Icyamamare tenaya kuba abantu bakubona nyene gutyo tu. Ubuzima bwaje guhinduka gute? Nawe uri muri ba bastari bacu babandi badafata bise cyangwa se yuhuye n'abafana babigenda gute? Ubuzima bwaje guhinduka gute nyuma y'abantu kukumenya? Nge bise ndayifite tujya duhura. Bise ndayifata da. Gusa ikintu cyahindutseho ni ukuba abantu nyine utambuka bagatanga ngo dore runaka wenda benshi barabona ngo dore madamu Murego. Wiyumva gute? Mbere nyine ntarabimenyera byaranjenaga. Umva biranjeniye. Birakuryohera? Akumva numva ari nk'ibisanzwe nkuko nyine mura n'umuntu akambwira ngo dore Grace biraho. Kandi ndanabyishimira kuba nahura n'abantu banyishimiye bakambwira ati courage. Nabyo biraryoshye. Tujye ducaho nyine tugende mu mabisi baba dukeneye nabo. Ngeze kujya muri bisi ngezemo umumama umwe avuga ngo ngo namwe mutega bisi tizaje kariya nakazi murambivuga. Kariya nakazi nkuko nabyuka njya gukora hano ruguru mu mujyi. Ariko hari ibintu abantu bajya bavuga ngo buriya ngo ubuzima bw'abastari iyo ibintu bihindutse niba aragendaga ukanywa ka primus kawe hariya ku iduka ubwo biba bihindutse ubugiye kuri mitsingi cyangwa indi biya wavuga igaragara cyangwa ukajya kuri Heineken. Ngiye mbona biterwa n'umuntu. Iyo bishatse ushobora kubaho ubuzima busanzwe. Ngiye ahubwo akenshi nikomeze. Ngiye nakomeje ubuzima bwanjye busanzwe mba numva nyine ari nko kubyuka nkigenda ko akenshi n'undi mu buzima busanzwe nge ntabwo njya nijena. Ariko hari umuntu ugira complication tu. Inzozi zawe niziye muri filime rero? Wowe aho ushaka kugera wowe nkawe iyo wicaye uko biri kose buri muntu arakora ariko afite igihe aba yihaye akavuga mu myaka 2 ndumva ashaka kugera kuri ibi n'ibi. Nibiye bintu biri main ushaka kugeraho? Ikintu cya mbere mba numva nshaka kugeraho ni ukuba nanakina amafilme ari international mu ndimi z'amahanga. Ni ukuvuga ngo amafilme mpuzamahanga. Izo nzozi njya nzigera ndanabisengera kuko ntabwo nzi uburyo nanjye nageze hano. Byose nyine byo mvuga ngo ni inzira z'Imana ariko njye nabyita. Kuko muri Maid bampamagara nabanje kugira ngo ni blague. Nyatanze casting call ndayikora. Kuko banampamagaye nkumva sibyo. Kuko numvaga ntiyizeye nyine ariko mvuye muri casting call tanumva yuko ndi bukine to. Ubu noneho wavuze ngo urashaka gukina filime mpuzamahanga. Ubu bagutungoye bakakubwira gira ikintu ushaka acting, ucyacting akakanya wabigenza gute? Ntagikora. Gikore turebe. Yerega na wamenye. Okay. Arakana abantu benshi bakunda kumbwira ngo nakoze nyine ngo kabashimishije. Tujye umubyeyi wanjye yarari ko mfite umugabo witesha mutwe mw'abantu mwe muri filime. Muri abantu benshi n'abambwira ngo baramwanga ariko ni imfura cyane ni umuntu mwiza. Nugukina nyine nta bundi bibagira. Ndi kubwira mama wanjye n'umushiti we bari kumumbuza icyo gihe taba base mbabwira ngo umva umbwire mama Murego ndamukunda n'umutima wanjye wose.
nako ngako ubwaho njye nahita mbigenza gute. Reka tugushimire cyane Grace, wakoze cyane kuduhereza umwanya, kiretse niba ari ubundi butumwa waba ushaka guhereza abantu bari buze gukurikira iki kiganiro, hanyuma tukagana ku musozo. ubutumwa nabaha bwa mbere, ndashishikariza abana b'abakobwa kugana film, abahungu n'abahungu, ariko abakobwa impamvu mbavuga nibo bitinya cyane, kuko bajya bavuga ngo bahora n'imbogamizi z'abantu babasaba gukora sexe iki. Muzajye mubima nshuti zanjye, mujye mumenya guhakana, ikintu cyawe ukigeraho. Urumva ne byaca mu nzira zahe, nubwo nge kugera byanyore zo kugusaba ukabima, ariko ikintu cyangwa bibaye ngombwa ukabaha. Oya, bajye babima, bajye babima, babahaye barabasuzugura. Iyo uhaye umugabo aragusuzugura, cyangwa iyo uhaye umuntu mukorana aragusuzugura. Baragusuzugura nshuti yanjye. Abakobwa barabyumva, urumva bajye babima. Ari umunese wanjye ari groupe tubamo, akora muri ibintu by'uburinganire, bari kurwanya nyine inda zitateguwe z'abakobwa basama. Duhita tumubwira ngo ari gukora campaign yitwe ngo bime bapfe. Nanjye rwose mubime bapfe. Nibapfa rero muzashakwa n'abandi, bazigendere. Undi cyawe naho kijya. Icyawe ni igiki ubwo? Ndi kuvuga ngo rukweto rwawe naho rujya. N'umwima azagende. Nimba ari burya umuntu wawe iyo yaje nta stress agutera. Ubwo rero campaign abime bapfe ndayikoze, muzabime bapfe. Ikindi nababwira nshuti zanjye, abafana banjye, ubutumwa bwanyu bungeraho. Abantu bifuza kunkurikirana, mwakurikirana kuri TikTok yanjye Grace Axel 62 cyangwa 62, sorry. No kuri Instagram yanjye Gloria Grace 62, Facebook yanjye ni Umuhire Grace Axel. Naho mwambona. Wongeraho munera imbaraga, ndabakunda cyane. Urakoze cyane, reka tugushimire. Abantu badukurikiye mushobora gukora subscribe kuri Iris TV, mugakora na share na like mu buryo bwinshi bushoboka, kugira ngo ikiganiro kigere kure kandi dukomeze tubane, kugira ngo n'ibiganiro uko bizajya bisohoka ujye uba mu ba mbere babireba. Wakoze cyane kuza kutureba Grace. Hanyuma abandi baba bafite ibindi biganiro bashaka kuduha, bashobora kutwandikira kuri 0788288316. Murakoze cyane, icyumweru cyiza. Murakoze cyane.